Bakristo bavandimwe twongeye kubasuhuza. Uri kumwe nanjye Dani Yonimere TV. Mu miyoborere ya Kiliziya Gatolika, buri diyoseze ifite uburyo itunganya ibikorwa byayo kugira ngo iyogezabutumwa rigere ku bantu bose mu buryo buboneye. Muri iyo mikorere hari umwanya ukomeye uzwi ku izina rya Vicaire General, uzwi kandi nk'igisonga cy'umwepiskopi. Uyu si umwanya usanzwe w'icyubahiro gusa, ahubwo ni inshingano z'ubuyobozi zifasha umwepiskopi kuyobora diyoseze mu bikorwa bya buri munsi. Vicaire General ni umupadiri wungirije umwepiskopi mu buyobozi bwa diyoseze. Ni umuntu uba hafi y'umwepiskopi, amufasha mu gufata ibyemezo no kubishyira mu bikorwa. Nk'uko bigaragara mu mategeko ya Code of Canon Law, Vicaire General ahabwa ububasha bwo gukorera umwepiskopi mu nzego y'ubuyobozi bwa diyoseze. Si umuyobozi wigenga, ahubwo akorera mu izina rya Musenyeri. Vicaire General ntatorwa n'abantu benshi cyangwa n'inama za padiri, ahubwo ashyirwaho n'umwepiskopi wa diyoseze. Ibi bishingiye ku mategeko ya Code of Canon Law agaragaza ko ububasha bwo kumushyiraho uri mu maboko y'umwepiskopi gusa. Uyu mwanya ushingira ku cyizere n'ubushobozi, si ku matora. Kugira ngo umuntu abe Vicaire General agomba kuba umupadiri wa Kiliziya Gatolika. Akenshi aba yarize teolojiya cyangwa amategeko ya Kiliziya, Canon Law. Agomba kandi kuba afite ubunararibonye mu buyobozi bwa Kiliziya, arangwa n'ubushishozi n'ubunyangamugayo. Ibi kandi bimufasha gufata ibyemezo bifite ireme mu buzima bwa diyoseze. Vicaire General afatwa nk'ukuboko k'umwepiskopi kuko imirimo ye irimo gushyira mu bikorwa ibyemezo bya Musenyeri, gukurikirana imikorere ya diyoseze, guhuza abapadiri n'ubuyobozi, gufata ibyemezo byihutirwa mu izina rya Musenyeri, gufasha mu micungire y'amaparuwasi. Nk'uko Catechism of the Catholic Church bigaragaza, ubuyobozi bwa Kiliziya bugomba kuba bushingiye ku bufatanye no ku murimo w'iyogezabutumwa. Hafi ya diyoseze zose za Kiliziya Gatolika zifite Vicaire General, ariko si itegeko ko bagira benshi. Buri diyoseze igira nibura umwe, ariko ishobora kugira benshi bitewe n'ubunini bwayo n'ibikorwa biyirimo. Umubano we na Musenyeri ni uw'ubufatanye bukomeye. Musenyeri niwe muyobozi mukuru wa diyoseze, mu gihe Vicaire General amufasha mu bikorwa bya buri munsi. Afata ibyemezo mu izina rya Musenyeri yabiherewe ububasha, kandi agatanga raporo ku mikorere ya diyoseze. Wakwibaza se hari itandukaniro rikomeye hagati ya Vicaire General na Padiri mukuru? Vicaire General akora diyoseze yose, agafasha Musenyeri, afite ububasha rusange. Naho Padiri mukuru ayobora paruwasi imwe gusa, akorera abakristu b'aho hantu atuye honyine. Mu buryo bworoshye, umwe areba diyoseze yose, undi akareba paruwasi imwe. Uru rwego rushingiye ku mategeko ya Code of Canon Law, cyangwa se cyane cyane Canon ya 425 kugeza muri 421. Izo ni paje. Aya mategeko asobanura uburyo ashyirwaho, inshingano ze n'ububasha ahabwa mu miyoborere ya Kiliziya Gatolika. Vicaire General ni umwe mu nkingi z'imiyoborere ya Kiliziya Gatolika. Ni umurimo usaba ubumenyi, ubwitange n'ubushishozi kugira ngo ubutumwa bwa Kiliziya bugere ku bantu bose mu buryo buboneye. Mu Rwanda buri diyoseze uko ari 9 zose zifite ba Vicaire General. Bagenda bahindagurika bitewe n'ibihe tugezemo cyangwa se bitewe n'ubutumwa ahawe. Vicaire General akirwa n'umwepiskopi wa diyoseze, kandi amazina ye ashobora guhinduka bitewe n'igihe ndetse n'imiyoborere. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa se icyo wifuza kutubaza, watwandikira muri komenti kugira ngo dukomeze twunguke ubumenyi kandi duteze imbere Kiliziya. Ntiwibagirwe kandi gukora subscribe kugira ngo dukomeze tuba umuryango mugari wagutse.